nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzaguha ubutunzi buhishe mu mwijima ubwo abandi batabona. Uwiteka azakujya imbere, azakurinda mu majya ndetse n'amazi. Uwiteka niwe mbaraga zawe, niwe wenyine ujya umenya ibyo twibwira mu mitima. Azakenyuruza abami adukenyeze twebwe, azaduhereza ibyo abandi bataduha, iby'inshuti zitaduha, iby'imiryango itaduha. Nshuti zanjye, bavandimwe banjye, Shalom shalom, ni kuri Nyirabisage TV. Twongeye twagarutse turashimira Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo yabanye natwe mu minsi itambutse, mu gihe kinini gitambutse. Imana yabanye natwe, yarakoze. Turashimira Imana yagiye turinda mu majya ndetse n'amaza. Turashimira Imana yabanye natwe mu mvura nyinshi, ku zuba ryinshi, mu burwayi bwinshi, mu nzara nyinshi, ariko ntabwo yigeze idusiga, ntabwo yigeze iduhana, iraduhetse ku mugongo wayo. Imana yarakoze, turashimiye cyane, izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Ndongeye kandi ndashimira inshuti zanjye, abavandimwe muri hirya no hino munkurikirana. Imana ibahereze umugisha, abari ku migabane itandukanye y'isi, abumva ururimi rw'ikinyarwanda, abari kurwiga kugira ngo babashe kurumenya, n'abandi nabo batarwumva ariko ndabizi neza kuko ijambo ry'Imana ntirigira umupaka. Ashaka uribona akarikunda, agashaka n'umusemurira gusa, kuko ijambo ry'Imana rigira imbaraga. Ndasuhuza rero inshuti zanjye muri hirya no hino. Mwami Imana akomeza biteho, Mwami Imana akomeza abarinde. Abari mu Rwanda iwacu ndabaramukije cyane, Mwami Imana akomeza abane nawe. Abari mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali, mwese abankurikirana, shalom shalom, Umwami Imana akomeze abiteho. Ndasuhuza kandi nanone abavandimwe banjye bari ku migabane itandukanye. Ntabwo Imana izandinde kuvuga ngo abafana, kuko ntabwo ari abafana, ni abavandimwe banjye Imana yampaye, ni umuryango mugari Imana yampaye y'abantu bankurikirana kuri uyu murongo wacu wa YouTube channel. Njya nkunda kuvuga ijambo nkavuga ngo mbahorane kandi namwe mumporane, kuko ni byiza, ni by'igiciro, ni by'igikundiro. Icyo nenda kubabwira ni ukuri, abari hirya no hino kuri iyi si, ndabizi abari Norvege bajya bankurikirana, Sweden mujya munkurikirana, Amerika murankurikirana, Australia nuko, n'ahandi hose hagiye hatandukanye ku migabane y'isi. Mwagize neza cyane. Muri East Africa yacu hano dutuye, Imana yacu ni nziza, itugirira neza umunsi ku wundi, ikatugenderera. Imana yacu ikomeze ibite. Rero tugiye gusenga Imana kugira ngo tuvuge ijambo ritoya. Ijambo ry'Imana ntabwo arijya riba ritoya, wapi. Ijambo ry'Imana ni imbaraga, ijambo ry'Imana ni indorerwamo, ijambo ry'Imana ni ryo buri muntu wese yisangamo. Niyo mpamvu mvuze ngo ni ritoya. Ntabwo riba rito, ahubwo riza rikebera mu gihombi, rikabasha gukiza umuntu wese ku giti cye, yewe nanjye uri kubivuga. Imana ikomeze ibane natwe. Ndashimira cyane inshuti zacu. Imana imaze kumpa abantu benshi barenga 510. Mwarakoze cyane gukora subscribe, mwarakoze gukora like, mwarakoze gukora share. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha mwinshi cyane, turabashimiye. Kadusenga Imana. Uwiteka Mana yacu, Mana tuyahirengeye, turagushimiye, turaguhimbaje kuko uri Uwera wa Isiraheli. Turagushima kuko uri umubyeyi wacu, turagushima kuko utajya urobanura ku butoni, turagushima kuko uri imbaraga zacu za buri munsi. Izina ryawe rihimbazwe Mana. Wagize neza kuturinda mu minsi yose yatambutse. Nta kiguzi twigeze dutanga, nta mbaraga twari dufite, nta nizo twabona, ariko kuko uri urukundo, kuko uri umubyeyi, kuko uri byose iyo tugufite Mwami. Warakoze kutwitaho, warakoze kutugenderera Mwami Yesu, warakoze. Abari kuri uyu murongo bose abankurikirana, harimo abagize ibyago Mana, harimo abahuye n'inzitizi nyinshi zitandukanye, ariko ndagushima kuko byagiye bidusiga amahoro. Turagushima kuko tugihagaze, turagushima ko tugihumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishigwe hejuru Mana.
wagize neza, turagushimiye. Ni ukuri twavuga byinshi, twakwitura amashimwe yuzuye imitima yacu. Warakoze gutanga umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo aze kudupfira. Yaradupfiriye, turabibona igorigota ku musaraba. Yamenye amaraso y'agaciro, yaritanze, yitanga ubwe wese kugira ngo abashe kubana natwe, kugira ngo atwegereze urukundo ruzira inenge. Izina rye nirihimbazwe. Data wera uri mu ijuru rero, ndakwinginze muri aya masaha kugira ngo ijambo ryawe tugiye kuvugira hano Mana rimanuke rikebera mu mugi yombi, ribashe kutunezeza, ribashe kubyutsa imitima, ribashe kuzana imitima atentebutse mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Iri jambo ribashe gusubizamo ibyiringiro abantu babibuze, iri jambo ribashe gukiza abarwayi bari ku bisasiro, iri jambo ryongere ritanga icyizere ku bantu bikuyemo icyizere. Data turagusabye kugira ngo bane natwe, ntiriza ari ubusa, ahubwo riza ari ijambo rifite imbaraga. Urakoze nyagora ku ngoma, bana natwe utwiteho kandi utugirire neza. Umuntu wese uri bubone umwanya agatega amatwi iri jambo, umuhe umugisha Mana, umwagurire imbago, ugendane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Mana, abatari bakumenya turakwinginze cyane, nabo bagirire neza, nabo biteho Mana, ubagirire neza, babashe kumva ijwi ryawe, nabo babashe kukumenya no kugusobanukirwa. Marayika murinzi azagumane natwe, nitube twenyine mwami, ntudusige, ntuduhane, ntudutererane, uduheke ku mugongo wawe. Urakoze, urakarama Yesu, twiteho kandi ukomeze ubane natwe none n'iteka ryose, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo tubisabye tugize kuko bikoze, amen. Shalom rero, reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya. Yesaya ni umuhanuzi mukuru muri iki gitabo. Yesaya yakoze imirimo y'ubuhanuzi iremereye, kandi imirimo y'ubuhanuzi ifite apana ubuhanuzi buno turimo kubona buri munsi hano hanze, abantu batuburira abandi, abantu bababwira ibitari byo kwizerwa, abantu baduca intege naho twari turi tukahava. Yesaya we yari umuhanuzi w'Imana isumba byose. Ntabwo yigeze abivangira, ntabwo yigeze akora nk'iby'abahanuzi b'uyu munsi wa none barimo barakora. Hoye, yakoze ibyo yagombaga gukora. Yakoze, yatanze ubutumwa se cyangwa yatanze meseji yari gutanga. Iyi Imana yamuhaye, iyi Imana yamutegetse kugira ngo aze kutubwira twebwe uyu munsi wa none, niyo yaduhaye, ntiyigeze yongeraho, ntiyigeze agabanyaho. Rero Yesaya ni umuhanuzi mukuru kandi ukomeye. Icyama natwe muri iyi minsi ya none tukaba abahanuzi Imana yakwirata. Muri iyi minsi harimo abahanuzi barimo kutubeshya, harimo abahanuzi barimo kutumaramo ibyizerwa, harimo abahanuzi barimo kudukuramo ibyo twamenye. Ariko Yesaya we ntabwo yigeze avuga ibituma tuva mu byizerwa, ahubwo yavuze ibintu byururutse imitima. Yavuze amagambo ashaririye, arongera kandi avuga amagambo aryoshye. Ariko ibyo byose ntibyavuye muri Yesaya, byavuye ku buhanuzi bwera bw'Imana isumba byose, yari Mutoni. Uyu munsi wa none hariho abahanuzi banyabo bukuri batumwe n'Imana, barabivuga tukabyumva. Ariko kuko tumaze kugera mu isi iruhije, isi y'ibibazo, isi y'inzangano, isi y'intimba zikomeye, ubwo buhanuzi bwera bw'Imana ntitubashe kubwumva kandi ntitubashe no kubukurikirana. Nyamara ubuhanuzi buje buri feke, ubuhanuzi buje butari bwo, akaba ari bwo duhanga amaso, akaba ari bwo dutega amatwi, akaba ari bwo twicara tukumva. Nyamara ibyiza tuza kubibona ari uko twarushye, kandi ibyiza tubibona ari uko twananiwe. Nta muntu ujya upfa kubona ikintu cyiza gusa atagikoreye. Yesaya uyu ngo yajya gutanga buno buhanuzi, hari strago nyinshi cyangwa se hari inzira nyinshi yagiye anyuramo zatumye aba umuhanuzi nyawe.
byatumye aba umuhanuzi ukwiriye, byatumye aba umuhanuzi wera w'Imana isumba byose. Uyu munsi wa none biratangaje cyane ko abantu barimo kuduhereza ubuhanuzi bw'ibyo batekereje, bagatekereza bakadutekerereza. Umuhanuzi akaza agasura Jane ngewe, yamara kunsura rwihishwa cyangwa se yatumye undi muntu akaza akaneka, akamenya ngo ni iki ndimo, ese mpagaze gute, ese bimeze gute. Yamara kumenya neza akandarika nkajya ku rusengero, namara kugerayo akuzura akibwira, naringiye kuvuga ngo akuzura umwuka, nta mwuka wose umwuka, akiyuzurisha umwuka kandi akawita umwuka wera. Ishyano ku bantu bahanura ibitari byo, ishyano kuvuga iby'Imana itavuze. Nubwo Imana yavuze ngo nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa, ariko wirinde kuza kuko Imana ihagarara ku bitugu by'abapfapfa ngo aba ari wowe uba umupfapfa imbere y'amaso y'Imana. Birakwiriye ko twebwe abo muri iki gihe, birakwiriye kuko twavuga neza imirimo y'Imana, tukayivuga nk'uko yabitubwiye, tugahumuriza abantu nk'uko bikwiriye, tukajya inama nk'uko bikwiriye. Yesaya niwe wabivuze, aravuga ngo muze tujye inama, twiboneze, twongere duse neza, twongere twisukure, tujye imbere y'amaso turebe ko tutariho umugayo, twongere twiyeze, tuvuge iby'Imana yadutumye. Ahari wenda nanjye naba ndi kubivuga, wenda hari abandi bantu benshi bakomeye abazantega amatwi, mureke tuvuge iby'Imana yadutegetse kuvuga. Ndabizi neza ibindi biganiro byinshi umuntu yabikora, izindi sije zigiye zitandukanye umuntu yazikora, ukanazikorana ndetse wumva ntacyo umutima ugushinja, ukanazikorana ndetse wumva nta n'ubwo bufite. Ariko naratangaye, ikintu kimwe gitangaje ni ukuntu iyo wibwiye kujya kuvuga ijambo ry'Imana, ufite iki gitabo cyera cy'Imana, ugategurira ijambo ngo ugiye kuribwira imbaga nyamwinshi, ujya wumva ubwoba bugutashye, ukumva uhinze umushyitsi, kubera ko iri jambo ry'Imana yacu rikomeye, kubera ko iri jambo ry'Imana yacu rifite imbaraga. Ni ijambo rijya ryimura imisozi rigashyiraho iyindi, ni ijambo rijya rikura umuntu hasi iyo yari aririye hepfo muri puberi, rikamuzamura rikamugira umuntu muzima. Ijambo ry'ubuhanuzi mbazaniye umugoroba ni ijambo rivuga ngo Imana yabwiye umugaragu wayo Kuro, imubwira amagambo meza. Ahari Kuro ni ngewe, ahari Kuro ni wowe. Imana irirahira, iravuga ngo mwana wanjye, nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzakenyurura abami ngukenyeze nubwo utigeze kumenya. Arongera aramubwira ngo ni ukuri ni njye Uwiteka uriho, nta yindi Mana iriho. Ni Imana yonyine yabyivugiye, ariko ibivuga ibicishije mu muhanuzi wayo Yesaya. Muri iyi minsi biratangaje ko abantu bari kwiyita abaprofeti, abantu bakiyita abahanuzi bakomeye, abantu bakiyita abantu bakakaye cyane kuri iyi si, nyamara ibyo baduhereza ni ibicupuri. Ibyo baduha ni amarangamutima yabo. Byonyine kubona Jane ni urugero, agendesha imodoka, agahita yandeba ahantu nicaye, agahita ambwira ngo Imana ikurinze impanuka y'iriya modoka yawe, kuko iriya modoka yawe igiye gushya. Nyamara nta n'imodoka ngira, nta n'igare mfite, nta kintu na kimwe, kuko gusa yandebye. Muri iyi minsi hari abantu bambaye ubwiza bw'Imana, bari kuvuga ubuhanuzi nyabwo Imana yabatumye. Imana ibaha umugisha. Nimucike intege bene data, mukomere muvugire ijambo ry'Imana, mukomere mwamamaze ubutumwa bwiza,
mukomeze muvuge ibyo Kristo yabashizemo, mwe kwicarana impano Imana yabahaye, mureke tuba abahanuzi nyakuri, mureke dukore icyo Kristo yasize, uyu murimo yasize tuwukore neza. Kwicara iwanjye cyangwa nyicara iwawe namara kumenya ko muri urwo rugo harimo umurwayi, simfata igihe ngo nsengere wa murwayi, simfata igihe ngo nsengere ya nzara iri muri rwa rugo, simfata igihe ngo nsengere ubukene n'ubutindi burimo ngo muri rwa rugo, simfata umwanya ngo nsengere ibibazo bafite, ahubwo nkaza nkicara nkaneka, namara kubimenya nkaguha appointment, nkaguha rendezvous yo kugira ngo mpure nawe, hanyuma nguhanurire bya binyoma, nanjye nimvuge mu binyoma, mvuge ngo ni ukuri, ndahira mvuge ngo Uwiteka biragatsindwa, mvuge ngo Uwiteka yavuze ngo atavuze. Ishyano ku bantu bazavuga ibyo atavuze, ishyano ku bantu bazakora ibyo atabasabye gukora. Yesaya yari umugaragu w'Imana, yari umuhanuzi w'Imana isumba byose, yakoze mu gihe cye, yavuze mu gihe cye. Uyu munsi wa none ninjye nawe, ese turimo turavuga iby'ukuri? Ese turimo turavuga ibyururutse imitima y'abantu? Ese nahura n'umurwayi nkamusengera agakira? Ese nahura n'umuntu urushye uremererewe namubwira amagambo yururutse umutima? Ese nahura n'ababyeyi nkababwira ibintu byiza bibahumuriza? Haleluya! Nahura n'abana nkababwira amagambo mazima? Nahura n'urubyiruko rwo muri iyi minsi nkarubwira amagambo meza? Cyangwa naba nkabo? Cyangwa nasa nkabo? Birakwiriye ko njyewe nawe tuvuga iby'Imana yaduhaye. Birakwiriye ko uyu mwanya tuwubyaza umusaruro, njye nawe tugakora uyu murimo neza. Abari ba Isayi turi kuvuga, ese mwaretse twebwe Imana ikadukoresha mu gihe cyacu? Ijambo ry'Imana iyo rije ntabwo rijya riza gutyo. Iyo rije riza rije kunkiza njyewe, riza rije gukiza uri kuritega amatwi. Muri iyi minsi ibintu biragoye. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo abantu ntibatinya, abantu ntibatinya, abantu ntibatinya, ntibagitinya. Aho umuntu yirahira n'ukuri akajya kuri social media akavuga ngo ndi umuhanuzi w'Uwiteka, erega abantu bakamusanga ngo bagiye kuruhuka, kumbe noneho bagiye kuruha. Akabahanurira ubuhanuzi either bwo gutandukana n'abagabo babo, bwo gutandukana n'amafamili yabo, bwo kuva mu tuzi bakajya kwicara bakaba imbobo. Biragoye. Ariko se abo bahanuzi b'ibinyoma n'abahanuzi b'ukuri twababwibwa n'iki? Icyo bidusaba nuko twebwe tugomba gusenga Imana. Nubwo ibihe turimo biruhishe, abantu bari hano kuri social media niwe wajya bavuga ngo imihanda yanyereye. Imihanda yaranyereye, imihanda iranyereye. Aho abantu batakivuga ibintu bihumuriza bagenzi babo, ahubwo agashaka igikomeretsa njyewe, akavuga ngo nitajana iki kintu azakomereka asubira inyuma, nyamara sisi tunasonga mbele, turakomeje imbere. Nta kizatuma ducika intege. Iyo atangije umurimo muri twebwe niyo izawusohoza. Bantu mufite imbaraga nkeya, bantu mwabonye ubuhanuzi bw'ibicupuri, bantu mwahuye n'abantu babakomeretse, mureke mbabwire ijambo ryiza ry'ihumure. Mureke mbabwire ko Imana ari umubyeyi. Mureke mbabwire ngo niyo abantu baguta, niyo abantu batakubwira neza, iyo nijya yibagirwa. Umuririmbyi yararimbye avuga ngo ntabwo yaturetse nta nubwo yatwibagiwe. Imana ntijya yibagirwa. Haleluya! Ntabwo Imana ijya yibagirwa.
ihora iri maso kugira ngo ingirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yesaya ibice 45 ku murongo waho wa kabiri haravuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma, nzabicamo kabiri, nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhagarariye mu izina ryawe, ari njyewe Mana ya Isiraheli. Kuri 5 hakavuga ngo ni njye Uwiteka nta yindi mana, ni njye Uwiteka nta wundi, nta yindi mana ibaho atari njyewe. Haleluya. Nkeka ko Kuro yari afite ibibazo birenze, nkeka ko nawe yari ameze nk'uko uyu munsi wa none abantu benshi bameze, ariko humura, Uwiteka arirahiye, ntabwo ari kubwira Kuro, nta nubwo ari kubwira undi muntu, ari kubwira njyewe nawe. Yavuze ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Ni ukuri do, Uwiteka niko avuze, ntabwo ari Jean ubivuze. Yavuze ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Uwiteka wenyine ni uzakujya imbere, bya bibazo, za ntambara, bya bindi byose, ubugumba, ubupfakazi, ubukene, azajya imbere aringanize bya bindi byose bitaringaniye. Nta mwana w'umuntu waringaniza aho ugomba kunyura, nta mwana w'umuntu wakugirira impuhwe z'ibyo ugiye kujyamo, ahubwo umwana w'umuntu yakubonye ugiye kubona ibyiza, ugiye kubona umugisha, ugiye kubona blessing from heaven, nibwo agira ishyari, nibwo yicaraga kubita agatoki ku kandi akavuga ngo ntabwo ugomba kubigira. Ariko Uwiteka ni Imana, niwe Mana iriho, niwe wenyine ugomba kuringaniza ahataringaniye akaharinganiza. Haleluya. Uwiteka aringaniza ibyawe bitaringaniye, Uwiteka yicare mu byawe bitameze neza, Uwiteka aze mu barwayi bakire, Uwiteka agende mu ngo zatandukanye bongere basubirane. Gize iminsi ndeba ikiganiro cy'umupapa ukunda kuba kuri social media, nawe yabikoze like joke, yikinira, avuga ngo agiye mu butayu gusengera imiryango cyangwa se ngo bagiye batandukana n'abapartner babo. Umuryango, umugore n'umugabo bagatandukana, abana bakajya kwa papa se cyangwa bakajya kwa mama, cyangwa bakaja kwa tati, cyangwa bakaja muri famille. Ariko abo bantu barabikora, barasenga, babikoze nka filme. Ariko Uwiteka ntajya areba, ajya areba ibyo mu mitima yacu, ibyo twifuza byiza, ni ukuri ajya bidusubiza. Wifuza ibyiza kuri bagenzi bawe, maze Uwiteka azatunganya ibyawe, akenyurure abantu bakomeye, agukenyeze. Ndiho kugira ngo Uwiteka nkenyeze, nawe nkwifurije kugira ngo kuri iyi tariki y'umunsi wa none Uwiteka agukenyeze, agukureho imyambaro y'uburetwa, agukureho ibibi byose bya karande ziduhambiriye, zidukureho, ahubwo yongera twambika umwambaro w'agakiza, yongera twambika umwambaro w'agaciro, yongera turinganiriza aho tugomba kunyura. Haleluya. Yongera acinzira aho zitari, arirahira ngo do, ni njye Uwiteka njyenyine, niwe wenyine, nta mupfumu, nta murozi, niwe wenyine uriho. Ibindi byose ni ubusa, ibyo twishingikirijeho ni ubusa. Abantu ngo bakifata bakambara inigi, abandi bagashyira ibintu mu mutwe, abandi bakabyambara mu mibiri itandukanye, bakumva ko iyo ngiyo ari protection ihagije. No, protection ihagije ni Imana, protection ihagije ni Uwiteka ku buzima bwacu. Mbega uburinzi bukomeye n'ubw'Imana. Nshobora kuba mfite amagorofa menshi atandukanye muri iyi si, ariko ndafite uburinzi bw'Imana, ni bure, ni ubusa, ni zeru. Ariko iyo nishingikirije gusa nkaryama niziguye,
mwavuga gusa ngo Uwiteka ari mu ruhande rwanjye. Mureke Uwiteka abe mu ruhande rwacu, mureke ace inzira aho zitari, mureke aringaniza aho zitari. Za nzugi zose, bya bibazo byose ubona bikomeye, bya bindi utekereza ukumva ubwonko bwawe buvuye ku gihe, bya bindi ntekereza nkumva ndahungabanye, Uwiteka arahari kugira ngo aringanize ahataringaniye, kandi arahari kugira ngo atwiteho kuko ari umubyeyi. Twebwe icyo dusabwa ni ukwatura gusa, tukavuga ngo Yesu Kristo ni umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Nshuti zanjye, bavandimwe, mureke twongere tugire ibihe byiza, twongere tube nka ba Yesaya. Imana yongere tugirire icyizere, idutuma hishaka. Ese uyu munsi wa none Imana yagutuma ukagenda? Ese uyu munsi wa none hari abantu benshi cyane tuzi Imana yagiye ituma mu mirimo myinshi itandukanye. Mujya mwumva ukuntu ba Paul Gitwaza ukuntu bagiye babaho, Imana ikamubwira ngo kora iki reka iki, kora iki reka iki. Durabafite benshi, ariko si uyu munsi wa none da Imana yakubwira ngo reka akazi ujye mu murimo wayo ukabyemera? Wahita uyitera umugongo. Imana yakubwira ngo reka amamiliyoni yawe uhembwa ngo unkorere, wabikora? Ahubwo wajya kwa mupfumu. Mwirinde kuvuga ibyo atavuze. Abatureba ijisho rye riduhoraho, ntiryaheze. Ijisho ry'Imana ntirijya rihumbya. Ijisho ry'Imana rihora ryiteguye kutureba. Tube turi mu mabi riratureba, tube turi mu byiza riratureba, tube turi mu gukiranuka riratureba, tube turi mu gukora amanyanga yose riratureba. Ijisho ry'Imana niba riri kukureba, kizwa nanjye nkizwe. Twegera Imana nayo izatwegera. Ikiruta byose, igiye guharura inzira aho zitari. Imfubyi, abapfakazi, abantu bashonje, abantu bambaye ubusa, bahaye ijambo ry'ubuhanuzi rivuga ngo ahataringanije kuharinganiza. Ibimeze nabi bya bindi byose twibwira, abarwayi, kwa kundi Imana ije kuringaniza. Haleluya! Imana ije kuringaniza ibitaringaniye. Hari ukuntu abantu barimo kwifata, umuntu akarwara, akiheba, akananirwa, yarangiza kumva kwivuza byarananiranye. Ese mwari muzi ko Yesu wakoraga cyagihe, Uwiteka wakoraga cyagihe, agikora no kuri uyu munsi wa none? Aracyavugira ijambo ngo ninjye Uwiteka njyenyine uriho nta wundi. Mureke tumwisume, ni wowe wenyine ushobora kudukiza, ni wowe wenyine ushobora kutubohora. Ijambo ry'Imana ryari rije ritubwira ngo mwegere Imana muri iyi minsi, muri ibi bihe. Mureke tube nka ba Yesaya, mureke Imana ituringa, ibona bibwira ngo ije kuturinganiriza. Uyu munsi wa none Imana yagushaka mu mudugudu ikakubona. Uyu munsi wa none Imana yaguhiga muri quartier ikakubona. Uyu munsi wa none Imana yaza kugushaka ku kazi ukora ikakubona. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo se mbese ubundi ubarizwa mu rusengero nturi? Ndashimira hari umupasiteri nkunda cyane, Imana imuhe umugisha, yaravuze ngo hari abakobwa bamwe ntibari ba protokole mu rusengero, si abaririmbyi, ntiboza no gukoropa mu rusengero, nta kintu na kimwe bakora, yewe no mu ngo zabo ntabyo bashoboye. Ese ubundi wabarizwa? Mureke tugire adresse ni ugukora imirimo y'Imana ishaka kuri twebwe. Adresse nta nubwo ari urusengero, kuko urusengero ni inyubako, ariko ibiri mu mitima yacu nibyo bidutuma kujya gukora n'ibindi bintu byiza hirya no hino, maze Imana ikaringaniza hahandi hataringaniye, ikaturinganiriza tugatambuka tugacamo turi bazima. Reka mbabwire inshuti zanjye, mureke Uwiteka aringaniza ibyacu, mureke Uwiteka aze guharura inzira aho zitari, mureke Uwiteka atwira, mbega tubwire ko ari we Mana wenyine, ni we Mana yonyine. Ijambo ry'ubuhanuzi nari nkuzaniye, Uwiteka aje gukenyurura abami, aje kugukenyeza. Uwiteka aje kukwambika undi mwambaro w'igiciro. Uwiteka aje kugukuriraho igisuzuguriro. Uwiteka aje kugukiza ubwo burwayi. Uwiteka aje kugukiza izo ntambara. Ahataringaniye agiye kuharinganiza none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Shalom, amen.